ahubwo barikanga haro twahuye mu minsi ishize ndi Rubavu nahuye n'umufana aramagarika kuri petite barrière ndi kuri telefone mvugana n'umuntu ari ngiye kureba ati niwe Ratipfa ndamubwira ati ni njyewe mitamusuza ngo ukina mu mwari ntiyego ndamusuza turaganira ngo uretse kuvuga neza ngo useka ngo ariko hariya ngo ukabura umugome ngaha ahantu heza ho gukoreshereza ibikoresho byawe ukeneye gukoresha intebe y'ibitanda garde-robe utubati amayetageri ku bacuruzi ndetse n'ibindi bikoresho byose bigiye bitandukanye mu nzu yawe. Abantu rero bafite amapartment bakeneye gushyiramo ibikoresho hehe no gutumiza ibikoresho Dubai kabisa kuko tubakorera intebe nziza ibitanda byiza kandi ibitanda bigezweho n'intebe zigezweho ibikoresho bigezweho kandi byiza bisa neza. Navuga ngo rero ku bantu bafite intebe zishaje bakeneye ko tubavugurura intebe batwandikire kuri izo nimero baduhamagare tubafashe kubavugurura intebe. Abantu rero bafite ikibazo cyo kuba ubushobozi butabonekera icyarimwe tubafite uburyo bwiza bwo kwishyura gake gake kandi ibikoresho rwose bikarangira ubitsindiye ndetse tukabikuderivaringira aho uri hose mu gihugu ahantu hose uri mu gihugu tubasha kukugezaho ibikoresho rwose kandi ku giciro cyiza. Rero navuga ngo abantu bose bagomba kwicara neza bakicara ahantu heza bakaryama ahantu heza kandi ku bushobozi rwose bafite tubasha kugukorera ibikoresho byiza cyane. Reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza wowe dukurikiye kuri channel ya MOTHERLAND Films Rwanda. Nkwibutsa ko wowe utarakoze subscribe kora subscribe like share ndetse na comment. Nkuko rero twabibasezeranyije nuko tugiye kujya tubaganiriza bamwe mu bakinnyi ba filime umwari series ndetse n'abandi basitari bagiye batandukanye tuzagenda tubaganiriza n'ubundi baba mu gisata cya sinema. Nkuko rero muri kubibona hano ndi kumwe n'umukobwa Hello guys. Ratipfa. Yes. Neza Thank you. Ubundi wenda dutangire Ratipfa mu buzima busanzwe ni muntu ki umuntu utazi Ratipfa ku buryo byibura mu masegonda make ahita amenya ngo Ratipfa ni umuntu. Okay, musanzwe nitwa Urwibutso Ratipfa. Ndavuga ibintu binganikira ubwo iyo umuntu harya yivuga avuga ibikini nkaba ndi umukinnyi wa sinema mu buzima busanzwe nkaba ndi business woman nkaba ncuruza amapine y'imodoka. Okay, iyo ntari muri ibyo nyine mba ndi muri ibi byacu mumbonaho kenshi. Okay, nkaba ntuye Nyamirambo ndumva ari ibyo. Reka dutwikira ahantu ucururiza amapine y'imodoka. Amapine y'imodoka uyacururiza he? Nyacururiza i Bukavu. Yego. Nuvuga ngo ubwo rero abantu bafite amapine y'imodoka ashaje turaza gushyiraho nimero zawe niba ngombwa cyangwa nimero za business kubashaka kuguhamagaraho bakeneye amapine bazahamagare rwose. Ni karibu rwose ama 13/14 y'imodoka ntoya. Ratipfa ni ryari winjiye muri sinema? Wenda utarasubira icyo kibazo ni ryari wamenye ko ufite impano yo gukina filime? Okay, nje navuga yuko wenda nabimenye nkiri mutoya ko nakunda kureba filime. Mama niwe waje kubinyibutsa Imana imuheruko ridashira yaratabarutse ambwira uko mfite imyaka 5 ngo hari filime twari turimo turareba ngo ndamubwira ngo mango rimwe ngo ngiye muzambona nanjye kuri kiriya cyuma cy'umuzungu ngo nanjye muzamwicara mu ndebe abigira uruhinzo bavuga ati ni iby'abana. Urumva nyuma nyine nka 2018 ya 2019 nibwo nari nkinnye filime yanjye ya mbere. Kugira ngo wenda abantu bari kumva uri no kuvuga ko winjiye muri sinema 2019 bashaka kugira ngo wenda ni vuba aha ngaha filime wakinnye bwa mbere
yibutsa abantu byanze bikunze harimo abantu bashobora kuba bayizi. Filime nakinyemo bwa mbere yitwaga Mukadata. Ndi umukobwa wa mama Gentille bakunda kwita intare y'ingore. Harimo ubugome bwinshi cyane ku buryo abantu banyanze. N'ubu ngubu pe harabazi ko wenda ibyo dukina ariko tuba tumeze. Turaza kukageraho kuko mukina mushobora kuba ariko mumeze, kuko abantu benshi bagenda bagatiraho commentaire nyinshi zitandukanye. Yego. Ariko hari abantu nyine bumva ko babona umuntu wenda ari kugaragara kuri screen wenda cyangwa yabaye nk'umustar abantu benshi bamuzi, bakumva ko ibyo bintu ari ubwo akibitangira. Ngira ngo Mukadata niba ntibeshye nkwibukijeho gatoya ishobora kuba iri imbere ya 2017 ahubwo. Simbyibuka neza ni hafi y'iyo myaka ni 2017 ahubwo. Imbere ya 2017 2016 ni aho ngaho yashyoshe. Ni 2016 ni hafi aho kuko 2017 ngira ngo wahise ugaragara mu yindi filime yitwa Ubutaka. nibyo Ratipfa, kubera iki ukunda kugaragara cyane muri filime usa nkaho uri umuntu kariye? Wenda navuga ko filime ya mbere nakinnye n'ubundi nahise ngaragaza kuba ndi umu actrice ushobora gukina iyo role, akaba ariyo mpamvu wenda n'abandi aba producer nkamwe mwese mubona yuko ibyo bintu mbishoboye. Kuko burya biba byiza iyo ukora ikintu ugikunze kandi ukagikora nk'uko bigomba, kugira ngo byibura n'ukubona avuge ati cya kintu runaka nzi ko agikora neza, muziho ubu bushobozi. Ibyo rero biramfasha nanjye, biranyinspiringa kuba nakora ikintu nk'uko kigomba nyine. Reka twigarukire kuri filime Umwari series. Ni filime uri kugaragaramo kandi ni filime isa nkaho ufitemo abafana benshi. Abafana rero bawe rero bafite ikibazo giteye gitya, baragira bati ese Ratipfa ko tubona kina ari umugome, tuba tubona biriya bintu akina ariko ameze no mu buzima busanzwe. Nibyo ko kuri umugome? Wenda hari abashobora kubyumva mvuga ngo sindi umugome, bakavuga ngo nta wivuga ameza mabi, wawivuga mabi ameza hari. Ariko mu by'ukuri ndi umuntu uciringa, uranzi wowe uranzi bihagije, n'abandi ba producer ba Israel bashyosho baranzi cyane. Urumva ndi umuntu uciringa, ndi umuntu ucisha make, ndi umuntu ukunda abantu. Urumva ariko burya iyo bigeze mu kazi nyine aba ari akazi. Nk'undi muntu wari we wese iyo bigeze mu kazi aba ari akazi, uba ugomba kugakora nk'uko ubisabwa, nk'uko ubikunze. Yego. Ubundi nyine ni ukuvuga ngo uko umeze mu buzima busanzwe bitandukanye n'uko ukina muri filime. Nibyo koko ngira ngo wenda abantu batakuzi inyuma ya kamera ntago babibona, nta nubwo babizi, ariko Ratipfa rwose mu buzima busanzwe ni umuntu witurije, ni umuntu uhora wisekera, ni umuntu wikundira abantu, ni umuntu utagira ibintu byinshi. Bivuze ngo uko mumubona muri filime ntabwo ari kameze mu buzima busanzwe. Abantu bari bafite icyo kibazo, hari abantu wari wahura nawe mu nzira byibura urimo ugenda ukabona arakurakariye ahubwo barikanga. Hari uwo twahuye mu minsi ishize ndi Rubavu, nahuye n'umufana arampagarika kuri petite barrière, ndi kuri telefone mvugana n'umuntu ari ngiye kureba, ati niwe Ratipfa? Ndamubwira ati ni njyewe. Mpita musuza ngo ukina mu Mwari, ntiyego ndamusuza turaganira, ngo uretse kuvuga neza ngo useka, ngo ariko hariya ngo ukaba uri umugome, ngo uzi ko ngo nkurebye ngo nabanje kubitindaho. Ubwo yahise ahamagara abandi bamama bakorana babiri, ngo mwe muri kubona atari we, abafashe telefone nkambona abantu bari kundeba. Avuga ni bya bindi by'abantu wenda banzi muri sinema, reka nijijishe nkareba ku ruhande. Byarangiye aje arambwira ati mugenzi wanjye uyu nguyu niwe untinyuye kukuvugisha, atari ko muvugishe twumve ko avuga nkawe. Kuko umwe yaramwemereraga ko ari njye, undi agahakana, we rero akabemeza ko ari njye. Arambwira ati ni ukuri pe, sinari nzi ko ushobora no guha umuntu akaboko, sinari nzi ko ujya unaseka. None barabona ndasetse burundu, noneho bimwe byanjye birabatungura. Uvuga ngo hari n'abatinya kukuvugisha bakeka ko nababwira nabi. Cyane rwose, ariko
feel free du umuntu ucisha make ndaho nyine. Iyo birebye ubona bishobora kutazakugiraho ingaruka imbere yawe hazaza kuba abantu bareba filime zawe bashobora kugufata nk'umuntu mubi? Keretse wenda sinzi wenda biracyari ahangaha mu gihugu cyacu kuba abantu bataramenyera ibintu bya sinema, ko burya umuntu aba agomba gukina ibintu byanditse, ikindi kandi akagaragara neza nk'umuntu banditseho ibyo bintu nyine. Niba bakwanditseho ko ugomba kuba umwicanyi, ugomba gusa nawe. Urumva abenshi abareba sinema hari aho babona amafilme abantu babanza bakabakamfura ukuntu bakabasiga ibintu, bakabashiraho ama makeup utamenya kugira ngo bahinduke. Urumva ugomba kugaragara nk'umu character banditse aho ngaho. Ntabwo rero ngiye mvuga kwenda ubu ngubu navuga kwenda bingiraho ingaruka ubu ngubu kuba niba umuntu akubwira ati ngenda gutinya, ariko iyo muhuye ahita yumva yuko ari ibintu bisanzwe. Sinzi ko mu myaka iri imbere abantu bamara kumenyera ibintu bya sinema bajya bavuga ati nyine ni imikino baba barimo nyine nibyo. Umwari series ukina ukundana na Shema, ariko Shema ubu musuzugura, umufata nabi, muri make utamwubaha kandi ari boyfriend wawe. Ni yihe nama waha umukobwa umeze nka Ratipfa? Kuko buriya filime ni ibintu dukora kugira ngo twigishe abantu, waba yitwara nabi ahinduke. Ubona ari yihe nama ikwiye kugirwa umukobwa umeze nka Ratipfa? Umva, urukundo si intambara, cyo cyambere navuga. Urukundo saga hato. Iyo umuntu nyine agukunze abagukunze, ariko nabwo niba atagushaka kuramo kawe karenge hakiri kare utarababara birenze. Kuko iyo atagushaka abona n'ubundi upushinga kumwiyegereza, nawe ashaka ikindi kintu gishoboka cyakubabaza. Urumva niba yarahisemo kunyemerera yuko yateye inda, nukugira ngo abone ko mbabara kuko yabonaga yuko mufuhira cyane, arebe ko namureka. Urumva kucyo kintu niba abamaze kwireba bamaze kubona ko nanjye gisa nkaho cyanciye intege. Urumva hari ibintu burya igitsina gore tutemera. Iyo umutipe akubwira ati nkundana runaka cyangwa se ukamenya yuko yateye inda handi, niyo waba umukunda 200%, maydiya biragabanuka wita utangira kwibona ko uri hasi, yaragusuzuguje yagize gute. Icyo nagira abakobwa inama nuko nta mpamvu yo guhatiriza ibintu. Ni ibintu bitagenda neza, move on, hindura, fata indi nzira. Ibi biranze komeza hariya. Urumva ibi rero nibyo muri filime tuba tunagaragaza tunigisha abantu. Ko tubona se bigaragara ko Shema mukunda. Ya byaba ari urukundo ruba wananiwe gukontorora. Okay, muri film nyine ni bya filme kuko reka duse nk'ababigira ubuzima busanzwe. Ubuzima busanzwe oya, mu buzima busanzwe uramufata nka brother wanjye, tunahuje imirimo. Umbo tugiye gusa nk'abava muri filime, no duse nk'abafata history yo muri filime tuyikire mu buzima busanzwe. Bigaragara ko ukunda Shema. Nirwaba nyine ari urukundo rutuma ukora ari amakosa ngana kuriya. Ni urukundo rwose. Tukugaya. Sibwo mwamumpora iki? Mugane niba nari kundiye umuntu nyine nkumva nshaka kuba mufite, nuko nyine biri kwanga. Murareba ko biri kwanga nyine, ariko rwose nyine nanjye numvaga nyine yaba ari uwanjye. Urumva ko niba umuntu mukunze nibiragaragara ko ari urwo rukundo rwanjye rwa mbere, mba numva nyine ntamureka, nkumva nakomeza guhatiriza hakazamo n'umujinya n'uburakari kuko mukunda biri ku mutima. Mbo reka wenda duse nk'abagaruka muri comment z'abafana, kuko iyi gahunda twakizeho kugira ngo tugerageze gusubiza ibibazo abafana bakunda kwibaza ku bakinnyi, cyane no muri filime. Abakinnyi bose cyangwa abafana bose bandika muri comment bakunda kugaragaza ko bakunda gusa nk'abakwinjirira cyane, kubera rero rukina ukabona wenda harimo abagutuka, wenda harimo abo nyine ubona bashobora no kuvuga amagambo arimo uburakari, kuko hari abafana babyegereza umutima pe 100%. Wowe biriya bintu ziriya commentaire uri kuzisoma vuga Ratipfa dore ukuntu gisa n'ubundi gisa nk'ubugome bwacyo, kandi uri umukobwa mwiza, abantu babona kuri kamera wenda barabibona,
yego rwose baba banabibona ntekereza ko n'abakubwira kuriya baba babiterwa n'uburyo uri gukina n'ubundi uri umuntu mubi ariko bagahita babihuza n'ubuzima busanzwe ugasanga baragututse ugasanga biriya bintu ziriya komenti iyo uzisomye ukabona komenti nka ziriya ntabwo bijya biguca intege cyakoze njye ahubwo ndanabakunda cyane abafana banjye kuko niba mubyegereza umutima mukabona ko ibyo nkora rwose bihwanye nanjye ni ikimpa imbaraga z'uko nshoboye niba umuntu ashobora gukina ari umurozi kandi atari umurozi mukabona koko ni umurozi 100% mukanabimutukira nibivuze ngo imirimo yaba yayikoze neza so njyewe biriya bimpa go ahead mubwiza ukuri pe hari igihe umuntu akina filime ntanayirebe ariko iyi filime ni filime nkunze ni filime mfa kubona link gusa nkahita njya gufungura nkareba kandi ikintu cya mbere ndeba mbere yuko ndangije kuyireba agace kasohotse nsoma comment hari igihe nsoma comment nkavuga ati abafana none bazanyica uyu we nitunahura mu nzira zankubita nk'uruki ko baranuka ariko bima go ahead mukomereza aho rwose binyereka yuko nshoboye ibyo ndimo ujya wifuza kuba wakina filime none uri umuntu mwiza umuntu nyine abantu bose bakunze wumva rore nk'iyo ngo wayishobora uburyo ngiye nkunda sinema mba numva nta rore nimwe ntabasha rore zose wazikina ngiye numva rore zose nazikina sakazi se fake uri fake ibyo mu Rwanda ntabwo biraza umuco wacu nturabitwemerera ariko ushobora gukina mu buriri n'umuntu bisanzwe twagiye tunabikina cyane akaryama hariya nawe ukaryama hariya abantu bakagira ngo mubirimo kandi mutabirimo byiza kuba ukomeje kuri icyo kintu yego abantu benshi iyo bareba filime bakabona umukobwa n'umuhungu bari mu buriri akenshi biragoye kumva ko birangira gutyo gusa biragoye ariko burya umuntu utari kuri tere nyine ntiyamenya n'ibihabera ariko burya niyo mwaba munakundana babakinishije mukundana ntimushobora kujya muri iyo muduka muba muri mu kazi munibeshye mukayijyamo nimwe mwaba muri kwiyangiza kuko director bari hariya babwira ati cut niyo wajya kumwegereza umunwa gutya cut ukaba wigiyeyo aba cameraman bahari ni gute se ubwo wamwiyumvamo muri ubwo buryo bigeze aho ngaho ku buryo abantu bose bari aho uri butinyuka ukumva nyine urabishaka gute se ntabwo bihura ubu uri mu kazi nyine ubifata nk'akazi niyo mwaba munakundana hari ibintu mutakora muri public tugana ku musozo ngira ngo hari nk'inama ushobora kugira abantu cyangwa se abakobwa cyane by'umwihariko bumva ko kuza muri sinema bisobanura gutanga ruswa y'igitsina bisobanura kwiyandarika bisobanura kuba uri umuntu utagira discipline by'umwihariko bisobanura kuba uri umuntu udatekereza gutera imbere mbese hari abantu bumva ko sinema ari icyo kibigize nge icyambere cyo nabanza kubabwira aho harimo ikibazo mu mitekerereze banyihanganiye kuba mvuze gutyo kuko burya hari ikintu uba wiyumvamo ugakura ukiyumvamo ariko ukaba wibaza ngo public irambona gute hanze aha barambona gute nibumva ngo nagiye muri sinema umuntu wese wagiye muri sinema wenda bagiye kwiyandarika ntabwo ari uko nguko bimeze muri sinema turimo turaba mama turimo turaba papa turimo turaba abasore turimo turaba abantu bafite abantu babitaho kandi bafite n'ejo hazaza ntabwo wahera kuri icyo ngicyo rero abavuga rero ngo kujya muri sinema ngo ubanza gutanga ruswa y'igitsina ntabwo ariko bimeze pe ntabwo ariko bimeze kuko ahubwo ujya muri casting bakabona yuko ushoboye none se bamara kugukastinga babona yuko ushoboye bakakubwira ngo tanga ruswa ntabwo bishoboka wamaze kubereka yuko ushoboye iyo udashoboye uvamo iyo babona yuko ushoboye baragufata batanga ibizami nk'ibindi bizami byose so wowe wiyumvamo iyo mpano wowe wumva ubikunze rwose hari aba director bari ahangaha bagufasha kugaragaza icyo ushoboye indi nama navuga kuri ako kantu nakubwira ngo ubuzima bwawe n'ubwawe bwite si ubwa mugenzi wawe uri ari kubaka ejo hazaza hiwe nawe ubaka hawe
urumva ese uzi gute umugisha wawe Imana yawushyize ushobora kuba uri mu bindi wenda Imana yavuze ati ubu azaba umustar azakina filime aha azahera hasi ariko azazamuka in life we keep pushing ntabwo tugwa hasi ngo turyame uyu munsi urabikora bikanga wenda ugakina filime ntinakundwe ariko ntucike intege ni nka business utemera riske ntashobora gushora iyo watinye gushora ntushobora no kunguka icyo nicyo nababwira agira ngo utanze inama nziza kandi n'abantu bagerageza kwaka abakobwa ko bakorana imibonano mpuzabitsina kugira ngo bashyire muri filime navuga ngo ibyo ni amakosa rwose ni amakosa cyane na leta yabahana n'uwaba bikora rwose cyangwa akaba yumva binamurimo navuga ngo uyu munsi abivemo cyane uyu munsi abivemo nta kintu bimaze kandi dufite abakobwa dufite abamama abafiyemeri dufite ababyeyi bakuze bifuza gukina filime barahari wenda nanabibutsa ko muri MOTHERLAND Films Rwanda twabashyiriyeho uburyo bwiza bwo gukora amahugurwa ku bantu bifuza gukora amahugurwa bifuza gukina filime twabashyiriyeho uburyo bwo gukora amahugurwa ndetse turimo turanategura amaproje menshi agiye atandukanye agomba gufasha ba bantu biga sinema bakaba babasha gukina bakaba abastari bitabaye guca muri za nzira za ruswa zitabaye guca muri za nzira wapi navuga ngo rero umuntu wese ufite impano kandi wumva ko akeneye gukina filime yatugana n'ubundi akaba yakwandikira nimero ziri kuri zipirinze muri comment maze ubundi tukamufasha wenda tugana ku musozo ijambo rimwe cyangwa abiri ushobora kubwira abafana bawe ubundi tugane ku musozo. Icyambere navuga nuko ndabakunda cyane nishimira comments zanyu kuko ntiwakomentinga ku kintu utarebye uba wakirebye urumva mwaba mumbwira neza cyangwa nabi it's okay nuko nibyo muba mwarebye nyine urumva binyereka yuko muratureba cyane muradukunze kandi iyo niyo nkunga yanyu ya mbere dukeneye kugira ngo rero tuzagere na hariya hejuru tugeraho tuzajya duhamagarwa no mu bihugu byo hanze tugeraho u Rwanda turuhagararira n'ahandi hose ni mwebwe bafanzi bacu so please mukomeze mudutere inkunga mukomeze mudufashe natwe rwose twiteguye kubahereza ibyiza kandi tubarinze irungu. Hari abantu bifuza kugukurikira ku mbuga nkoranyambaga Ratipfa kuri Instagram bihagaze bite kuri TikTok se cyangwa gira ngo wenda izo mbuga nizo abantu benshi bakunda kugaragaraho? Kuri IG ntabwo ngiye nyikoresha ku mpamvu zanjye bwite ntashobora kuvuga aka kanya bakuri TikTok wanditse @paju PAGOU that's me there urumva nibyo ubu rero nukugerageza ugashaka uburyo ufungurana Instagram ugafungurana ukagerageza no koroshya n'amazina kuri TikTok kuko abafana babifuza kwegera abantu bafana babifuza kwegera abastari babo ukeneye kubitekerezaho kugira ngo byibura abafana bawe nibazajya bajye bagira ahantu bagukurikira ku giti cyawe ubashe no kuganira nabo ubashe no gukominikana. Ratipfa turagushimiye cyane ku mwanya wawe. Nanjye ndabashimiye cyane murakoze Imana ibahe umugisha.